tuvugana mana nakubesha ngewe Kayu utibeshe reka oya buretse wewe ufite umwitabi umubugoro unywa amashereka yihuku yipusi yihene ewana unywa sinzi ibintu wawewe nimba unyura umugi nimba unywa isigara nimba unywa kokayine nimba unywa mugo uba warancanze wewe uruba kukavuga ngo urashaka ko tugutungana n'umwana urashaka ko jewe ariko n'abantu badukurikiye niba uri muzima ukabutekereza ubwonko bwawe buri ku murongo amashereka y'ihene amashereka y'ipusi niyo nkwa reka nkubwire umuntu udukurikiye amashereka y'ipusi abaho ku buryo ashobora none kuki muzima uri igiki none se reka nkubaze kuva iyo wangendeyeho wa mugani wa satani kanyoko mu byasuza tunyinda ugeze ryari ntago uranyurwa uradushaka iki uradushaka iki nyene wewe ujye umukecuru yagiye gushaka abasaza bagenzi be oya hari ibintu cyane numva ngewe babarira twubahane aho ngeze ubu ngubu ngewe ngize ahanga hura nandambiwe sinkene uzagene no kundeka aho ugeze ngubu sinkene guhura nawe ahubwo aho ngeze wowe uko byakagenda kose niyo wakubitibuye hasi rigashya ibuye ntago rijya rishya Jewe nakwe ngo tuzahuzwa n'uwo mpese nta kindi kintu ntago nkwifuza ariko uranankunda oya ariko ariko uranankunda niba uzi neza ko umwana ruwangiro nankunda ibitekerezo bizima kuba wagira inama n'umuntu ko umuntu yakugira inama ni igiki cyatuma nkwifuza ariko urankunda oya nakunze wacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana mu minsi igiye itandukanye reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu byitandukanye ndabasuhuje nshimira wowe udukurikiye utanga inama n'ibitekerezo ndetse ugakora na subscribe ndagushimiye cyane uyu munsi ndi kumwe na Kayusi na Madame Sheri na Shushu ariko reka nkubaze Keza oya jye gufata no ku rutugu kumwe na Madame ako jumenya ko ngewe nkira gasore kagasugi oya jumenya ko ngewe nkira gasore kagasugi ntago ngewe nshaje uzaba umusore igihe cyose kugeza ryari banzu mpijambo mwagiye mugera mumenya imyaka mugezemo banzu mpijambo umwana w'imyaka 16 ngumwa umusore 17 umusore na 35 ngumusore ubwo muzamenya Keza unkoreye ibiki se kandi banzu ubwire n'umugore wawe mwabyaranye hari kibazo giye mfite muri aka kanya iki kibazo ntukazajye ube unshingira nta bushobozi ufite bwo kunshingira ahubwo giye mfite ikibazo mbese si inshuti yanjye harubwo ari umugore wanjye ni inshuti yanjye turaba bestro ni inshuti yanjye nubwo ashaje gutya imvi zatonye inzuru yenzi ariko nta kibazo cye ndagira ngo ntugasebanye ariko mbwiza ariko reka nkubaze umuntu undeba ubu hari imva arebamo nese uheruka kujya muri saro mbwiza ukuri muri saro se ko abandi bagore babametisi babakire bajya muri saro wowe ujye muri saro je ntunze netirere yanjye reka nkubwire Keza reka twumvikane bino bintu ngiye bimaze kundambira bimaze kundambira icyambere cyo urumva ariko wateze amatwi nkakubwira icyatumye duhura ndiki ukareka gutera hejuru ibyawe byose ega ndakuzi tumaranye iminsi ni uzihi iki kurusha amagambo tumaranye iminsi mbwira icyandusha ni ibitutsi gesindukana Giki jenye ndatukana ngiye urabona ngiye ndigera urabona ngiye ndi umutwa ntago ndi umutwa ntago ndi umutwa wanzengereje imyaka myinshi wowe urabarenze mwebwe abakecuru murashaka abasore kuko natukiri dutonya kandi abasaza barahari umusore wowe uri umusore ahubwo wabuze byose ngaho mbwira rero ntasoni mbwira ko byumva rero mbwira ikintu cyatumye muza nawe gitumye duhura nawe ntasoni ntega amatwi kandi ubanza unyumve ubundi umuryango wanyu mwese muvuga ibintu bimwe ntago tuvuga bimwe mutabivuga nyogose nge yaraje oya ni nyoko wanyu avuga ngo arashaka umwana faraza ngo arashaka umwana ubundi nawe urashaka umwana ibintu byanyu byose ni ariko se wowe uri imfubyi oya uri imfubyi umwana uramushaka ngana gute oya wa munyamakuru we Keza uyu nguyu ni imfubyi oya genda uranakabye ntabwo ushaka kumubera nyina ariko ashaka tumudira nk'imfubyi wowe urashaka kwigeranya n'umwana ko mundera nge naravuze ngo ko nako ntagize ko nakoro oya ko nako ntagize ko namworohereye mu ngeri zose ko nemeye gufata umwana urumva se ufata umwana nyemera intanga zanjye nkazigira izanjye kugira ngo bikunde ngo tubane kugira ngo bikunde jewe murere ukuntu uri fobera fake ikibazo cya Kayusi yaravangiwe uzi kuvuga ibintu ukabivanga arabicurikiranya yakubwiye ngo reka kubwira icyatumye guhamagara nicyo muri nabwira nkubwiye kuki ku bantu batatu
mwese muvuga bimwe ubundi kubera iki mwese muvuga ibintu bimwe uyu mwana ukumureba gucyo na imyaka ufite ntago ari imyaka 20 irarenga ubona umwana w'amezi ashobora kujyanwa agakurwa kuri nyina none se reka nkubaze ikintu kimwe ko tuzi ko hari ibibazo bijya bibaho umubyeyi agapfusha umwana ukiri ruhinja ntagabaho oya ntagabaho kumvikana ntagabaho none oya ntago tushaka kwica ariko umwana baho oya ariko umwana baho icyo gihe nyina abaho okay bifata mu buryo rero bifata mu buryo ubyihanganye ababayeho dufite ubushobozi mu rugo tuzamurira neza ababayeho nabi umwana ufite nyina ni gute ajya kubaho nk'intabere bite byanyu ako uyu mukecuru ashakije ko nakuyamye kuva kera ubu nawe urumva ufite ubushuhe bwaba bandi bishinzi bagishaka kwirongoza abasore b'iyi minsi bw'iki gihe urashaka iki nyine arashaka iki nemeye umwana kugira ngo bikunde mufashe uve mu bucakara uve mu bugoryi uve mu mwanda wowe uve mu bukene ni wowe uri mu bukene no mu mwanda nge nta mwanda ndimo yasaze yasizoye kuko buri munsi murana we duserera ugira umuco nese ko yaje nkubita ko duherukana nkiri umwana ubu rero yamaye n'ubuhe badanje kubyo nayimushimye nabashije kubona byakunda bitakunda namaze kubona ko umuryango wo kwa Kayusi harari kuteye Kayusi yaratinja aravuga ngo papa nawe ni wari ubanye neza na mama ngo wamucaga inyuma ngo nicyo cyatumye bivuga ngo niko bakora none se ngena gukinga ngena gukinga niba waravugiye imbere kamera ngo umuryango wawe reka nkubwire natereye inda mu yindi turumvikana bibaho intanga ziragenda zirahura zifata umugabo wawe hambere mwabanye zihura n'izange ugenda ubwira abantu ngo naguteye inda ngo ndagenda ngo ndakwihakana ngo nagiye mu butinganyi ngo twarakundanye ngo ntago uzukunda kwa kundi ujya ku mugabo kwa kundi umugore muhuriraho mu minsi yo gusama inda muri abwo babiri intanga zikagenda zigahura zigacengerana ntumenye n'umuntu wateye inda ninde wageze mu ishuri mbese unisha kwiga none se niba wararigezemo ni gutumbwira ngo intanga ya mbere irinjira agasama hakazi indi ya kabiri bikivanga ushaka kumbwira ko nigeze niga ntago wize kuko iyo uza kwiga ntago wakavuza amagambo aterekeranye gutya ntago bibaho wewe undushiki suru nudukurikiye arabyumva ntago wese warize kuri gwango ntago nize urarize ko nta rurimi na rumwuzi uhize iki ntago iby'indimi aribyo tugiye ntago twaje guhangana ahubwo kucyo uhise utera hejuru rero oya ntago nkunda ngiye abantu bambangamira ntabwo yantsinda kuko ibintu avuga ntago bijyanye wewe urumuteka mitwe uragakecuru kakateka mitwe bakumenye bazana kwirinde ariko araguteka imitwe ngo umuhice umamaze kukumata iwacu turi mitungo ukuva nabyara wampaye iki naguhaye isabune bine bigoma byose uhekenishije n'umwana ninge wabikuguriye ibi bitenge byose ninge wabikuguriye turumvikana n'inzubamo nagiye nyigufashamo ku buryo bwo kugira ngo usebe uremera neza ko usibye n'ibyo bitenge uvuze igiceri cya senkani cy'amazi ijerekani hari icyo wigeze umpa guhera natwara indu kibimenye nigeze avugana nawe hari ikintu wigeze umpa ntabwo twongeye guhura mpese uruhinja ariko twarwanaga ko abantu babibonye wigeze umpica wampaye reka mubaze ikintu kimwe uragira ngo duhamagara abantu barebaga jewe nkufasha yewe ntago duhamagara Kayu nukureba n'ibitekerezo n'amagambo uvuga nta kintu we watangura inyakwigendera wese we watanye jewe ndarera genda rera hako muradufatana sha genda rera soni ibimukonsoma sibyo ahubwo wowe nta kintu ufite iyo duhuye ntesha umutwe gusa andusha amagambo jewe ikibazo afite nuko ibyo nagiye muha byose atigiza bishima kandi nawe ubwawe ntago wabyemera mu gihe ari kubihakana niyo mpamvu nanjye kugeza inshuro icyo gihe nahuye nawe yarahuye n'umugabo we ariko ngiye nari mfite n'umusheri wanjye tubana w'umugabo ntabwo byari ngombwa nkambwe noneho nagira icyo amaze kunya ku mwana noneho ngene ngira icyo nkora anyambura agashuka namwe ibi bintu wigeze ubigura ngo ndabitwara ngo nibyo ntwara mu mwana na 500 ntago yashatse mu mufuka yigeze yampereza ntago mwarebaga ni gutambwira ngo yaramfashije n'imbere yanyu n'imbere ya kamera na 500 yarayabuze akamwe ngo arayampera mu rugo kandi bidashoboka
nese ukeneye ubufasha ubuhebu oya ko tufata umwana tukamwemera mumbariza ubufasha ukeneye ntago byakora ariko oya reka nkubaze ikintu kimwe keza reka twumvikana ukeneye ko tukujyana oya tuza genda gake nubwo ushaje ntabwo ndusha ubwenge ngewe mwese mufata nyinjije ariko nge ntago mufasha ubwenge uyu mutwe wanye ntago urimo ubusa nta mwana ndabyara ungana na urashaka tugufasha nta mwana ndagira ungana nawe twumvikane wa munyamakuru we keza reka twumvikane arashaka umufasha iki naka kaya nge imbiti umufasha oya twumvikane urashaka umufasha iki nyene urashaka umufasha urahangamiye ariko tega amatwi nyine nkubwira nyembira mwebwe oya bwira wowe tega amatwi ari wowe ngo urashaka umwana ari papa wawe ngo urashaka umwana ari nyoko wanyu ngo urashaka umwana mwafashirije umwana aho ari hanyuma umwana ko ari uruhinja mukazamubona afite imyaka 7 urashaka ko tugufasha mumufashe ahari urashaka amafaranga oya kose urashaka amafaranga kujya gusambana mu bandi bagabo kugira ngo bikunde oya reka nkubwire umugore iyo abunye amafaranga iyo yarenzwe sugupfu kuko uyu ngunge ntago mukunda ni ishiti yanjye isanzwe umva nkubwire uragira ngo ubone ukuntu ujya guhura n'abandi bagabo bashaje bagenzi bawe niba ari iyo sabune muzayohereze mwayiguze niba ari iyo sukari muyohere mwayiguze nta mafaranga yanyu nkeneye mu ntoki wigize agateba yo rivu kuko ushaka ko tukugira neza ariko kandi nawe warigize nabi henda bagira gute mwemwe muri kuvuga ko mushaka kumufasha ariko mugafasha ikibazo ufite nuko ari kuneza imiryango mwamufashije imiryango yawe yazanywe n'itangazamakuru bya ko yabibonye njye wasaba ko muhura nawe turahura ntago ari ryo wamuhamagaye ntago nari muzi sibyo yaramuzi apoye ni waje avuga ngo ashaka kubaza kuko niba mwarabyaranye oya ariko Wamukecuru reka tumubaze ikintu kimwe ariko kuko oya uri twumvikana uragira ngo ngize neza abantu ngewe uragira ngo utajya uneza imiryango oya buri twumvikana uragira ngo utajya uneza imiryango ngewe ariko Kayu wamvuye hejuru hari ikintu nge ntajya numva oya mushize agiye kwa mama ajya kwa masenge ajya kuvuga ngo naguteye inda ubundi mu urabihinduye niba ndemera oya reka twumvikana niba nemera yuko naguteye inda haba nemera umwana turumvikana wishingaho sinshaka kushingarazaho nta bibero byiza bigimugira kubera ko urashaje oya none se nshaka kumubikira oya twumvikane nibwo bibonye kuko wamaze gusara ubutinganyi wagiyemo bagutesheje ubwenge wabaye hari ibintu giye bindenga giye muranzengereza oya keza none se nimba twaremeye umwana rukumva akaba keneye ubufasha bwo kwemera umwana namuzane tumujyane ibi ntabwo byantungura na papa ntiyamwubashye yaramubyaye ntago ari giye akubaho kuri kwikunkumura ushaka gukubita mu gatuza nk'intare n'ibiki na papa ntiyamwubashye nanjye ntiyanyubaha niyo mpamvu kuvuga ngo nta burere nta muco nta kiyakuriye wagira ngo wakuriye mu muhanda sone yatangiye gutinganya afite imyaka 7 umuco yawukura hehe rero nyine umwana w'imyaka 7 hari ibintu ukora ugahita wumva byararangiye mu mutwe yamaze kwangirika nta bitekerezo bizima ntaki ntabwo twarenganya ababyeyi ahubwo yabacitse akiri muto arangirika ibyo arimo arumva ko ari uko kuri sone wagira ngo mu mutwe wawe harimo agatsinga kajya bijye bikora sirika ntabwo ubibona wowe bigahita bicomekana bigakora sirika hagati yacu ngo ni muhe umwana none arangiza akabihindura kandi bagiye bakugira n'inama wumva icyo umuntu akugira inama ukarushaho kumusinya usazwa n'iki reka nkubwire keza yewe ntega amatwi kandi ntege ntukavuge ushaka indezo ya kabiri ngewe ntago oya mu rugo iwawe ntago urya ntago unywa ariko urabyemera ko nawe uba mu rumunzu nk'abandi ntago cyo nakoreje amafaranga 5,000 kugira ngo bikunde wishyura inzu ngaho binyereke nerekane message muri aka kanya n'amazina yanjye bayareba telefone nayishize mu rugo ndaza kuyizana oya ariko gituza sha nimba wenda ushaka kugira ngo wongere ngo inkumi kugira ngo bikunde wongere ubuntu dusore twiza nkatwe ntabyo utize kubona sha tuza twebwe dufite nyashi reka ntago ari wowe wenyine unkunda ntago ari wowe wenyine wifuje kungerekaho y'impinja turumvikana hari undi wangeretse y'impinja nta nubwo ari umwe nta nubwo ari n'ababiri none uruhande rwanjye ubundi ni urw'akazi aho mwahuriye mwarahahuriye none uragira ngo bigende bite wewe
ko numva umeze nk'umuntu wanyoye itabi unteje umuryango unteje bavandimwe unteje papa unteje mama isi yose iramenye kubera wewe ninde wakubwiye ko abatinganyi urumva ngo wawe urajya ku nkoranyambaga ukabona ibyo ukorerwaho wareba aho ugeze ukifuza guhura nawe ukifuza guhura n'uwo mwahuye nawe reka nkubwire Kayu ngiye nigeze mpamagara umuryango wawe none se kuki ubabwira abantu kuki ugenda ubabwira ngo ngena guteye barakubonye barambonye ko nabyo babonye bamaze kukubona bifuza ko nahura nawe nanjye nkuko nyoko wanyu twahuye ariko ntago ari yo bahamagaye hari telefone za jewe ndagira ngo ngiye nkwiyame mu gihe wahuye na papa wanjye akakubwiye yuko akeneye umwana icyo yagufasha aba kugira ngo ukure mu bwo bukorane bw'ubuceka n'ubuzima buburimo ukava kwikorera isafuriya yuzuye ibijumba n'isafuriya yuzuye inyanya n'intoryi n'imboga za dodo turumvikana n'amashu ubunze umuhanda bakaguha ukakenera amafaranga genda umukire meze neza cyane nganyari bwo buzima urimo buzima none se urabona ngiye ntakeye urabona ameze nkawe bako muroye ngenda keye reba imyashi mfite amaribori ahantu hose mu maso iminwa myiza ibyiso byiza uzi ikintu kiri kukubaho umeze nk'umuntu wabaye toroma Kayusi ameze nk'umuntu wabayeho noneho Imana imbabarire wanyemerera gato baravuze ngo iyi ndaya ari indaya iyihuye n'abagabo beshira sara na Kayusi abagabo yahuye nabo ni beshi yarasaze inyi amagambo avuga aracuye oya inyi iryo tangire yose oya uravuga inyi ntasoni ndikumva bajya bavuga ngo amenyera guseka ara yawe ko numva uri guseka inyi zambanye nyinshi inyi nimbwira muratwumva murumva ko Keza atangiye kufitekanya n'uriya mukecuru inyi zambanye ijana nabo barabireba oya mbwira inyi zambanye ijana nabo barabibona okay nimba zarambanye ijana uko byagenda kose nijana nimwe cyane ijana nishaka zimbane miliyoni ntago bibareba hari umuntu ubaho ubona ukajya ubona aragenda mu nzira aragenda mu muhanda arambara akora nyine geste nk'iz'abandi bantu bose no kandi uwo muntu ameze nk'umuntu bajya bavuga ngo umuntu wese ngafite umuntu ngo umuntu yapfuye ngo hari ahandi hantu yongera kuzavukira niko yewe nawe rero umeze nk'umuntu wabayeho kera noneho ukaza kuva mu mubiri ukazongera ukabaho mu bintu utazi ukabaho ubuzima utazi reka nkubwire sibyo hari ikibazo abantu batatu uzi ko rimwe uzatuma ngiye wesara cyangwa urasazwa n'ibyo urimo ibiki ibyo ukora nibyo bigusaza ntago ari byo ugusaza uyu muntu arashaka imitungo yacu yose ijyane ngo nuko nashindanye nawe ubu tuvugana nta nubwo nanategekwa kujya iwanyu ngo najya gusaba imitungo kuko nanayisabye bavuga ko ariyo nkeneye ntago ariyo nkeneye ahubwo ikibazo nakubazaga ngo ari wowe urashaka umwana ari nyoko wanyu ni umwana ari papa ni umwana ubundi umwana yabaye umwana kubera iki mutamufashiriza ariko ari ururimi waje tukagutunga kimwe n'umwana tukagufasha murantunga kandi nabyo bidashoboka waje tukagufasha nabyo ntago bikunda none se byo mwabishobora none se kuki nabyo ntago mwabishobora kuki utari kwanga ko tugufasha oya ntago mwabishobora akuseka nkubaza wenda nimba wumva ukinshaka ukaba wumva yuko horomoni zanjye mbese n'igitsina gabo cyanjye cyahindutse kikaza tukaryamana wenda wasanga warankunze ntanabizi ukaba ushaka yuko twakundanye mbere tukundana gutese ubu byararangiye ko natereye inda mu yindi ko nabizi ko wasanga naranegetseho kataregeze kageraho kubera kweguka ngiye mfite horomoni z'ubu zagitinganye nk'umuna n'abagabo ubundi isoko nabikwemerera kugufa gasoni Kayu iyo mbyangase ko abinyemereye Kayu ntago uri inzobe nta modoka ifite nta nzu ndakubonana ku buryo natigiko ngo Kayusi niwe se w'umwana ubaye ufite none ushingiye kuki ufite amafaranga ibyo nakabivuze ngo yenda ari byo nkurikiye muri ibyo byose nta na kimwe wanyeretse nta nicyo nabonye kucyumva ko ariko se kuri kunshinja umwana undi wamumaye none namujyana ntago namuguha wamumaye nkamujyana ntago namuguha ni mutoya ahubwo yamuzane reka ngufundurire umuzane oya reka muzane udakangura umwana saba rero niba uzi neza ko uri kuva ko ari uwanjye mu mpereza n'ubundi kuki ubivuga ku magambo kubera iki ubivuga ku magambo ubivuga ku magambo nkande umubyeyi wese ntago yakwishyura uzi ko abakecuru basigaye bafite ubushuhe ngo aba bakobwa b'iyi minsi ngo bafite ubushuhe ngo n'abasore ngo b'iyi minsi ngo bafite ubushuhe uzi ko uriya mukecuru ameze nkawe uriya mukecuru aririmbye ngo dufite ubushuhe
ari kumwe na Pius na Bruce Melody uziko mumeze kimwe ushingiye kuki nuko nawe wumvugisha kudusore twimisi none ndagushaka kandi ukaba waranyobeyeho genda gushaka uri kumva ushaka genda gushaka twibete se wenda uragira ngo twibete reka nkubwire Kayusi tujyane inyuma y'inzu yeza hanga nta kintu cyakongera kumuza nawe tuzahuzwa n'uwo mpetse ariko ibindi no none reka nkubaze ikintu kimwe rero sibyo urashaka iki wiyemeye urashaka iki ndashaka iki ikibazo cyawe ututera hejuru utumva n'ikibazo umuntu afite je nakubwiye ngo twahuye ubushize unyakumwana nyoko wanyu duhura nyakumwana none papa wawe twahuye nyakumwana ni kubera iki mutafasha umwana aho ari niba ari isabune ngo muyigure muyohereze iguze yenda sinye mwavuga uti mumpaye amafaranga murumva ko naba nakize mukayareka isabune ikaba ari isabune ikaza ari isabune niba ari iyo pano cyangwa amasogisi akaza ari amasogisi mwayiguriye ni kubera iki mutakora icyo kintu mukareka kumva ko umwana w'amezi namwikura akabi ntabere no kubera iki ako se ninde uri gutakira hano hanze nta muntu ugufitiye impuhwe hano hanze nta muntu ugufitiye impuhwe kwiri kubwira abantu ngo ngewe ngo twakununye ntarajya mu butinganyi ngo uziranye nanjye ntarajya mu butinganyi ibyo nkubwiye nibyo nshubije oya impamvu ngewe ndi kubicya ku ruhande nuko nzi ko uri umutekamitwe w'ikinyoma uri umwesikoro cyane akagakiro mubona gafite ikinyoma akosha ufite n'akabazo mu mutwe pe reka oya buretse wewe ufite umwitabi umubugoro unywa amashereka yihuku yipusi yihene ewana unywa sinzi ibintu wawe we nimba unywa urumogi nimba unywa isigara nimba unywa kokayine nimba unywa mugo uba warancanze wewe urubaho ukavuga ngo urashaka ko tugutungana n'umwana urashaka ko jewe ariko n'abantu badukurikiye niba uri muzima ukaba utekereza ubwonko bwawe buri ku murongo amashereka y'ihene amashereka y'ipusi niyo nkwa reka nkubwire umuntu udukurikiye amashereka y'ipusi abaho ku buryo ashobora kuba none kuki muzima uri igiki none se reka nkubaze kuva iyo wangendeyeho wa mugani wa satani kanyoko mu byasuza tunyinda ugeze ryari ntago uranyurwa uradushaka iki uradushaka iki nyene wewe ujye umukecuru yagiye gushaka abasaza bagenzi be oya ibintu jya numva ngewe babarira twubahane aho ngeze ubu ngubu ngewe ungeze aha ngaho uranandambiwe sinkene uzagene no kundeka aho ugeze ubu ngubu sinkikene guhura nawe ahubwo aho ungeze wowe uko byakagenda kose niyo wakubita ibuye hasi rigashya ibuye ntago rijya rishya Jewe nakwe ngo tuzahuzwa n'uwo mpese nta kindi kintu ntago nkwifuza ariko uranankunda ariko uranankunda niba uzi neza ko umwana ruwangiro nankunda ibitekerezo bizima kuba wagira inama n'umuntu ko umuntu yakugira inama ni igiki cyatuma nkwifuza ariko urankunda ariko urankunda uranyemera nk'umuntu wakugiye mu matako akakubyaza akagushimisha ku rwego rwo hejuru uri umusazi mu bandi kubera ko umwana wawe uri kumuha umwanzi wawe se kubera ko umwana wawe uri kumuha umwanzi wawe niba uzi neza ko ndi umwanzi wawe ntago namuguha sawa rero mugumana noneho ugende natwe turashaka umwana niba utabyemeye no muri leta barabyemera ugende umurere ntago dukeneye ubundi uramwana uramukunda nk'uwawe uramushaka cyangwa ntago umushaka no kuguhatira cyangwa ntawe ushaka ndamushaka namumpereza ntago namuguha n'uwanjye ndamwemera Keza ntega amatwi umuntu yarasaze yarapayutse aravuga nkaho bari kurasa amasasu yose ndindaya abaroboye ndiba abandi bahura ariko nazakabutindi ijana ngo zabaye ijana yuzu bayishinga umuntu arasara abafite n'ibitekerezo ikintu kiba kimbabaje nuko bambwiye ngo yuzu bayishinga zirasara ngo zirasaza usuri muzima mu mutwe watekereza amagambo uvuge hano imbere ya kamera wowe washakuje kandi sinazanywe no gusakuza umugore wamukubita ubundi wamukubita bikarangira ngaho nkubita umwana wakura agasanga uri papa ubu ntiyababara oya yanakwiyahura pe mbabarira utongera ngewe kumbwira ngo zabaye nyinshi ngiyo zibaye nyinshi n'abagabo 48 nahuye nabo bakancukura kandi bakanca materiyeri hinera ku muhanda kubana ntongera kunzengereza babarira ntongera kunzengereza kuko ngiye ubutuvugana mana nakubesha ngewe Kayu reka tugane ku musozo ariko noneho twumvikana twe gusaragurika twe gukora ibintu nk'abasazi dukora ibintu nk'abantu bazima twe gukora ibintu nk'abasazi nukuvuga ngo ikintu uno mubyeyi abakubwira aragira ngo akubwire ku cy'umuryango wanyu ushaka kumwaka umwana we nimumushaka icyo kibazo wagisubiza ukagisubiza neza ukamuha igisubizo yifuza none se
none se arabona papa hageze ubu ngubu n'uburyo ashaje arabona yabasha kumushimisha ku rwego rwo hejuru kandi yarananiwe byararangiye basi se nyene aragira ngo agena mutunge niba papa avuga ati nduha umwana nawe agashaka ko amujyana bakabana burundu umwana no gushimisha nyabirahuri gushaka kumenya aragira ngo dufate umwana tugere tubane nawe dufate umwana nawe tumutunge aragira ngo tumutunge ntago ushaka ko tubana nge nawe urashaka iki nyene mwebwe muri gushaka umwana kandi mwakamufatishije ahari ibyo ntago bibaho ntabwo tubikeneye mukeneye iki tukeneye umwana gusa wowe ugenda uhobagire mu muhanda ugenda usaragurikira nabo basaza muhure muzabona niba ari igitekerezo niba mushaka no kunyicira umwana ntawe muzabona ese ikizere cyambwira ko ese undi kagakono gashaje ko karyosho umusururu ugikoma wakwihanganye ukajya guhura nawe bagabo bashaje Kayusi yataye ubwenge ibintu mubashije n'icyo nsubije impamvu ugiye nkubashije ikibazo nkubashije nicyo nsubije impamvu ugiye nakugira yuko papa atakwemera kurera uyu mwana impamvu mumbwira ko papa atakwemera kurera urikumva uyu mubyeyi n'umwana bigusubize neza nko bishaka ngo byumva nuko azi neza ko uyu mukecuru nawe atari shisha yarindagiye turumvikana ntago yakwemera umuryango mu wundi urikumva ngo aze ngo babane nanone se niba mufite koko ibintu byo kugwiza umuryango oya uhura n'uyu mumama ntago papa we yarahari ntago yarahari twari duhari ubundi kubera iki ibintu byanyu biri kugora umuryango wawe kandi uri umuntu mukuru we wabyifitekerereza ukabifata ukavuga uti ngiye kubikemura nite ku mugore nateye inda ku mwana wanjye nabyaye umwana wenyine ngiye wundeke ariko umwana ase ubundi ushaka amafaranga he buri munsi oya ntago ushaka buri kwezi buri mwaka ushaka ngahe ntago ngutegeka nushaka ngahe niba nta n'igiceri cy'icumi kirasohoka mu mufuka wawe oya buretse byoroshye nzajya nguha igiceri 50 ibiceri nzajya nyaguha unkureho induru ntuzongere kungendaho ntuzongere ku munsi oya igiceri 50 gusa igiceri cyase nzajya nkiguha rwose wite ku rubyaro pampu zimenye isabune ndetse n'ibitenge byose ubyemenyere igiceri cyase none kuri gushaka ko turira umwana nitabi ntago rikira nushaka ubucuruzi ubugoro ntago bindeba ubugoro busigura amazina mumbariza ashaka ngahe ku munsi ashaka ngahe ku munsi tujye tuyaguha ndeka nkubwire Kayusi arakikemura yavuze ko azajya igiceri cya 50 mu gihe kingana iki oya mu gitondo nzajya mpita nayohereje igiceri cya senka Kayu icyo giceri cyawe ni kirorere ubyemera se oya ntabyemera ntago igura senka ntubyemera se ijerekani y'amazi igura 100 none urashaka ubuye bufasha kuri twebwe burenza mu mafaranga nyiguhaye oya mumbarize none yavuze ko ashaka amafaranga arashaka amafaranga yo kujya guhura na babasaza dore ko afite abandi bana umugabo yamuteye babyaranye ariko arashaka ndi mafaranga yo kuzajya ahora yikemura ibibazo ntabwo wikwereza amafaranga niba ariyo sabune uzayigura uyohereza ari sabune okay urashaka ngahe oya noneho turikumvikana urashaka ngahe ntayo nkene nta gira kandi vuba sinyeneye gutumwanya ahangaha nanarambiwe yewe uri no kungora ku mutima wanjye uri no kundusha uri kuntera ibibazo Kayusi muveho n'umuryango we bari rwose kumenya umwana wawe yewe n'impamvu nuko nahuye na papa we ibyo ambwira nkasanga ni kimwe n'ibyuye oya nta rwose pe Kayu oya gena keza ko babarira ntuzongera njagera ni wowe itanga igiceri cya 50 yewe asone habwenge ntawe igiceri cya 50 kikora iki n'uburoza ari gutanga igiceri ni igiki karubu yarasaze uri yataye umutwe niyo mpamvu nkubwira ngo ntabe tekerezo bisima nushaka urya intoryi rongera ariko reka ikibazo nuko aza kuntesha umutwe ngo umwana umuntu wasaze kuri amuhereza umwana yamufasha ikizi nibagirwe muveho nge nta n'ikibazo mufite ahubwo ikibazo ni ukimfiteho ngo